ibi bintu rwose njye ntabwo Sophie turaguma hanga kugeza byari wagiye kubareba bakaza tukagenda tutaenda baba genda ubabwire baze tugende biko banakuya eske vitambulisho yako enea kwanje umuntu wiga kwambuka umupaka ku buryo uri kumbaza ibyangombwa ngewe hapana ningona kuuliza juu kule mbele usikuletea problem na mama hari igisigaye tugende tume kuna kosa mwingine kaka marukwe kara pembeni ya mama sio kama nivyo wao ndi waseruganda nivyo bikwiye ni salama mbone kusona changanyikiwa bikwiye yange biganye nyina alizi ko barakuye oviza ku mupaka urumva kutwe baseruganda batambuka umupaka none ngo bambuye ko ngomba kwishura visa kandi amafaranga asigaranye amafaranga yose narayishuye mu combo taxi kugira ngo ngende bugo mu kazi kenari narabonye urumva none ubu ngubu nagikera jya kwishura nyine jya kwishura widutesha umwanya twe turi kwihuza kandeke kubatinza icyo mbona mugende baiko kakangu pole sana lakini hata kama uko kutokea hapo unapasha vuka kisu unataka lakini mpaka uko na vitambulisho yote mie kama una ile mimi sitokanta nitakusaidia nini kakangu ahubwo reka basi twumvikana dukusanye duke tumurihira iyo visa ntaratiyo chance y'akazi murazi ubushomeri bw'ubu unyingera bumeze ariko se umva nkubwire rero ibyo muri guteganya byose ntimumbaremo nta mafaranga yo gutinyona mfite ibyo ntibindeba nyewe kwanza ibe vinapata uka kabitiza pata na mwingine kule mbele kila mtu anaonyesha vitambulisho yake musikie netea mimi mama tatizo kule mama ni sedini nimbaho zirwariza rwose kare ibyangombwa akira reba ariko mujye tugende njye urumva mbona uyalipa papa mimi nakwambia mbona uyalipa hii kwa sasa Mse natwe cyo ngicyo tujya tuyari icyo ngicyo ninzi ko ari abaseruganda gusa bagomba kukire kumbe nawe turi kimwe kibazo kumbe ni kimwe na makine wabibonye yuko ikibazo cy'umwe gitegeza kuturaza ishinga twese kuko n'inyishu yavyo itugirira umumaro twese kwenda lipa papa reka kuraba genda uri